uko igitaramo MTN Iwacu Muzika Festival cyarangiye ari nabwo cyasorejwe i Rubavu. Iki gitaramo ndashaka kubibutsa ko kimaze amezi 2 n'ubundi kiba, ariko i Rubavu hari habereye udushya ndetse n'udukoryo tugiye dutandukanye. Tugendeye ku bahanzi bagera muri 5 bari bitabiriye kuri iyi ncuro, yaba Juno Kizigenza, Ariel Wezi, King James, Riderman, Bulldog, Fireman ndetse na Tuff Gang iri tsinda bari batumiye. Abangaba ngo buri muntu duhereye kuri Kivumbi King, ngo buri muntu wese yari afite udukoryo twe twihariye ndetse n'udushya tugiye dutandukanye. Cyane ko iyi Iwacu Muzika Festival 2025 ngo yari itandukanye niyo mu tundi turere twagiye tubanziriza aka karere ka Rubavu. Kurikira kuva dutangiye kugeza dusoje. Tuff Gang ku rubyiniro, ibitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival 2025 ari byo byasorejwe i Rubavu nkuko nabibabwiye. Ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye. N'ubundi ni Kuvumbuzi Show, ikiganiro nimenya byose, njyewe ukibagezaho ndi Ken Chris. Kangusabe gukora subscribe maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi kure hashoboka. Nikaze. Ibitaramo bizenguruka igihugu bya MTN Iwacu Muzika Festival byasorejwe mu karere ka Rubavu kuwa gatandatu, mu gitaramo cyaranzwe n'udushya twaranzwe n'abahanzi ndetse no kwizirwa n'abitabiriye. Iki gitaramo cyabereye kuri stade ya Nengo kuwa 16 Kanama 2025, aho ibihumbi by'abitabiriye bataramiwe na King James, Riderman, Bulldog, Ariel Wezi, Juno Kizigenza, Kivumbi King na Neri Ngabo. Ni nyuma y'urugendo rwatangiriye i Musanze kuri tariki ya 5 Nyakanga 2025 rukomereza Gicumbi, Nyagatare, Ngoma, Huye, Muhanga ndetse na Rubavu yasorejwemo ibi bitaramo. Muri rusange ibitaramo byaranzwe n'ubwitabire bwo hejuru, umutekano usesuye no kubitabiraga kwizirwa ndetse no kwishimana n'abahanzi 7 n'abandi bagiye batungurana mu gufasha abaririmba kuririmba bifatanyije. Reka turebere hamwe i Rubavu n'ubundi itandukaniro ryaho n'utundi turere. Ngo hano harimo itandukaniro rinini cyane, aho King James yagiye yerekana ibye bitandukanye byashimishije abahanzi bagenzi be ndetse n'abafana muri rusange. Kivumbi King, Juno Kizigenza, Tuff Gang muri rusange nabo bose mwagiye mwumva, harimo na Ariel Wezi we wivugiye ati noneho ngiye gukoresha imbaraga zanjye zose niyo nanapfa n'uyu munsi, kuko n'ubundi ibi ngibi ndi kubisoreza i Rubavu n'ubundi ku ifishi aho navukiye. Abi Rubavu ntibajya batenguha MTN Iwacu Muzika Festival. Reka turebere hamwe uko abi Rubavu batajya batenguha MTN Iwacu Muzika Festival. Ni kenshi uzumva abahanzi bavuga ko i Rubavu bahafata nk'igicumbi cy'umuziki, kandi koko abaho bakunda umuziki bagashyigikira abahanzi, ari nako bigenda muri ibi bitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival, cyane ko ariho bimaze imyaka bisorezwa. Mugiye kumva impamvu ibi bitaramo bikunda gusorezwa i Rubavu. Ubundi baravuga ngo nubwo akaryoshye kadahora mu itama, ariko nanone ngo aho kugira ngo uhere ku byiza usoreze ku bibi, wahera ku bibi ugasoreza ku byiza. Wahera ku gashaririye ugasoreza ku karyoshye. Ari nayo mpamvu ngo batangiriye i Musanze, Ngoma, Huye ndetse n'utundi turere, bakavuga yuko kubera ko i Rubavu ariho gicumbi cy'umuziki, ariho bagomba kubisoreza. Ibi ngibi ngo byanasoje cyangwa se basoje abahanzi bamwe na bamwe bagiye batandukanye muri iki gitaramo bagaragayemo, ndetse n'abafana bavuga yuko iki gitaramo cyakongera kigasubukurwa cyangwa se cyakongera gutangira byibuze mu ntangiriro z'uriya mwaka 2026, bitewe n'uko iki gitaramo cyaryoheye amatwi y'abantu ndetse n'amaso y'abantu, dore ko ibyishimo byari byose i Rubavu. Kandi benshi bakavuga yuko ahubwo izi ncuro zigera muri 7 bagenda bakora, byibuze baza bakazajya babikorera Rubavu, ahubwo abo bose bo muri turiya turere tugiye dutandukanya nka Huye, Ngoma, Nyagatare ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, ahubwo bazajya baza bakabyitabira i Rubavu.
bakarebera ku banyarubavu uko bagenda bizihirwa banafatanya n'aba bahanzi. Kuba ariho ibi bitaramo bisorezwa bituma abahanzi baba bari muri iri serukiramuco bitegura gukora udushya dutanga ibyishimo no gukora byinshi, nk'abari gusinya cyangwa gusoza umushinga baba bamazemo amezi 2 bazenguruka igihugu. Kuva kuri Juno Kizigenza, Ariel Wezi, Kivumbi King, Neri Ngabo, Bull Dogg, Riderman kugeza kuri King James washyize akadomo kuri iki gitaramo, buri muhanzi yari yaje yiteguye. Umuhanzikazi Ariel Wezi niwe wabimbuye abahanzi ku rubyiniro mu ndirimbo zirimo nka Chemba iri mu zakunzwe cyane. Uyu muhanzi uvuka i Rubavu yahise asuhuza abantu baho, ababwira ko yishimiye kubagezaho nk'umwana wabo. Yahise yanzika n'indirimbo ze zirimo Shayo, Agasinye na Shurudno. Ni indirimbo zose zaririmbwe ubona ko ibihumbi by'abitabiriye iki gitaramo bishimanye nawe. Ab'i Rubavu banyuzwe no kongera guhurira ku rubyiniro na Ariel Wezi na Juno Kizigenza mu ndirimbo zabo. Abo bombi bakanyujijeho mu rukundo mu myaka yahise, bahuriye ku rubyiniro kuri uyu wa gatandatu ubwo Ariel Wezi yari ku rubyiniro. Baririmbanye indirimbo zabo zirimo Inyanja ndetse na Away, Injyana hamwe na Away. Umuraperi Bushari yatunguranye mu gitaramo cya MTN Iwacu Muzika Festival 2025 i Rubavu. Bushari ufite igikundiro by'umwihariko i Rubavu yasanze Juno Kizigenza ku rubyiniro bafatanya kuririmba indirimbo yabo bise Kurura. Abitabiriye iki gitaramo bose bahise bajya mu bicu bafatanya n'aba bahanzi kubyina no kuririmba iyi ndirimbo. Umuraperi Bull Dogg yatunguye ab'i Rubavu abazanira abo batangiranye itsinda rya Tuff Gang ndetse na JC uri mu bakunze kuba bari hafi y'iri tsinda haba mu buzima busanzwe ndetse no mu muziki. Ubwo Bull Dogg yari amaze kuririmba indirimbo ze zirimo Sinema nk'umusaza n'izindi, yaje guhamagara JC ku rubyiniro abaririmbira indirimbo ye yise I'm Back. Nyuma ya JC, Bull Dogg yahise ahamagara P-Fla na Fireman ku buryo bakoze ku mutima abitabiriye iki gitaramo, cyane ko bataherukaga kubona aba bahanzi. Aba bose batanze ibyishimo bisendereye ku bakunzi babo i Rubavu, ahafatwa nk'igicumbi cy'umuziki mu njyana ya hip hop. Nyuma ya Bull Dogg hakurikiyeho Riderman, nawe wongeye kwerekwa ko ari umwe mu bahanzi bafite abakunzi benshi mu karere ka Rubavu. Nawe si ukubaha ibyishimo yivayo mu ndirimbo ze zinyuranye ziganjemo izo yakoze mu myaka ye ya hambere. Umuhanzi washyize akadomo muri iki gitaramo ni King James, nk'uko byagiye bigenda mu turere twose twanyuzemo ibi bitaramo. King James wabyinanye n'abakunzi be yasoje igitaramo, hahamagarwa abahanzi bose batanze ibyishimo muri MTN Iwacu Muzika Festival bafatanya ndetse no gufata ifoto y'urwibutso. Nguko uko iki gitaramo cyasorejwe i Rubavu. Urebeye ku mafoto agiye atandukanye y'aba bahanzi, ibintu byari byiza cyane ndetse n'abafana barizihiwe barabyina karahava. Nkunda kubabwira yuko amakuru meza nk'aya cyangwa se inkuru nziza nk'izi ari akagaruka. Komeza ugumane natwe nk'ibisanzwe nk'uko nabibabwiye. Ikiganiro nimenya byose gica ku Buvumbuzi Show. Njyewe ndi Ken Chris. Kangusabe gukora subscribe maze like na share kugira ngo tuzajye twibanira kandi ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure hashoboka. Reka ngusezere n'ubundi nkubwira nti hasta la vista.